none se urubino niho uba wamaze igihe niho wavukiye umva rero maze igihe ndi gushakisha umuntu nari mubuze rwose uyu muntu waba warigeze aho ugeze umubona uyu oya umuntu nawe ntababonye mana yanjye itegereze neza harya waba warabibonye ariko ntubyiteho akaguca mu maso gutya itegereze neza rwose umbwire niba ntawe wigeze umubona uyu muntu wapi nawe nigeze mbona pe muri iki cyaro ntabwo watuma ntawe wabonye Jimmy uherereye he koko imisozi nyimajije amaguru ngutabona mvuga amarangamutima arabikwereka bakunzi b'inzira y'umusando bashuje muri iri hose mwamaje kubona ko ahangaha ibintu bitoroshye mwamaje kubona yuko ahangaha ibintu bikomeje kuba byagorana cyane mwamaje kubona kango bita Kamara dakomeje gushakisha Emile ndetse akomeje kugenda amubura ndetse kugenda baza abayisi n'abagenzi gusa muri kubona yuko ahangaha kumubona bigoranye cyane ese biraza kuba byagenda bitanga ubita Kamarade ari bwaze kuba yabasha kubona Emile ko twabonye yuko ahangaha Emile atameze neza ko twabonye yuko ahangaha ibyabaye kuri Emile ari agahomano ndetse twabonye ko Emile bamurashe ese bizagenda gute ahangaha Kamarade ari bwaze kuba yabasha kubona Emile ubundi abashe kuba yamutaba ko twabonye ko ahangaha bita Are nawe ka Are yakomeje guserebra yuko yishe Emile ko twabonye yuko yakomeje kugenda abibwira Fabien ndetse na Rugimwa babwira ati Emile naramwishe Emile naramuhitanye Emile naramurangije bya Emile byararangiye agusa twabonye ko ahangaha kugira ngo Fabien abyizera ibintu bigoye cyane ndetse kugira ngo Fabien yizeye ko Emile yapfuye ari uko bamuzanira umurambo ese bizagenda gute bizarangira gute mbere ko dukomeza no ryamaze nkwisabira akantu gato cyane nyaboneka niba koko nawe wizera Imana kandi ko wizeye yuko Imana izatabara Emile ndetse na Anita bakongera gukira ndetse bakongera guhura ibintu bikagenda neza ndagira ngo ujye muri comment nyaboneka wandikemo amen amen kugira ngo utweke ko wizeye Imana kandi wizera yuko Emile ndetse na Anita bazongera guhura ndetse ibintu bizongera kuba byagenda neza cyane kuko muri kubona yuko ahangaho bita Are nta mikino kandi arafite gahunda yo kuba yatwara Anita undi bakajya hanze bakajya kubana gusa turabizi neza ko ahangaho bita Anita dakunda Are ese bizagenda gute bizarangira gute nyaboneka nutabasha kujya muri comment ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo tweke ko dukurikiye kandi wifuza yuko ibintu byose byagenda neza kandi ahangaho bita Anita ndetse na Emile bakongera kwibana kuko muri kubona yuko babatandukanyije nabi cyane gusa twabonye ko ahangaho bita Anita nubwo yatandukanye na Emile nubwo twabonye ko ahangaha Anita bamutwaye gusa twabonye ko ahangaha Anita yabaye intwari ikomeye cyane ndetse Anita yagerageje kuba yarinda Emile ndetse yerekanye yuko akunda Emile cyane ese nawe ufite umuntu wakwitangira uri mu bibazo ufite umuntu ugukunda ku buryo yakwitangira mu bibazo nawe ushobora kujya muri comment ukatubwira kugira ngo tweke ko nawe ufite umuntu ugukunda koko by'ukuri koko ahangaha ibintu by'inkundo angira ngo wabonye ko kubona umuntu ugukunda nka Anita ari ibintu bigoye cyane muri iyi si angira ngo urabisi ko urukundo ari amafaranga gusa navuge ko ahangaho bita Anita we atari ibyo ngibyo rero ndetse Anita kubakunda Emile atareba yuko Emile adafite amafaranga ibyo ntago ajya birebaho ndetse nta nubwo akunda Are kubera ko arafite amafaranga ngira ngo ko ahangaho bita Anita yanze Are ndetse akaza kwikundira umuhungu umukene Emile murabizi ko Emile ari umukene ndetse Emile nta kintu kimwe afite cyatuma hangana na Are gusanga navuga yuko afite urukundo rutuma aguma gukundana na Anita ndetse na Anita nawe akamukunda by'ukuri ese bizagenda guteka ngo bitango bita arashaka kuba yabatandukanye ndetse turi kubona ko ahangaha Are nta keza ke ndetse Are nta bintu by'imikino ashaka kuba yajyana Anita mu keza akeza ndetse no ku kabi bizagenda guteka ngo ukabonye ko ahangaha bita Are yamajije kupanga uburyo ari bwaze kuba yasezerana Anita kwa muganga ese biraza kuba byagenda gute biraza kuba byamuhira ndabizi ko ari benshi musiganye ndetse ari benshi musiganye ngo ukuntu bigiye kuba byagenda gusa ngiye kuba nabamara amatsiko kandi ngiye kuba nagura igiye kuba byakurikiye byose muri no filime inzira y'umusano bigeze ahangaha bire nyaboneka ndagira ngo nkwisabire kandi subscribe ubundi tujye dukomeza kubana kandi dukomeze kugenda dusobanukirwa neza ino filime inzira y'umusano kuri benshi mwasigaye amatsiko ndetse no kuri benshi mwasigaye mwibaza ukuntu bigiye kugenda ndetse
n'ukuri bese mwasigaye mwibaza niba koko ahangaho bita kamarade ari bwaze kuba yabona Emile. Byose ngiye kuba nababwira kandi ngiye kuba namara amatsiko ndetse ngiye no kuba nababwira ikintu kigiye kuba cyatungura are cyane. Rero nyaboneka niba ufite amatsiko kandi nawe ukaba ushaka kugira ngo usobanukirwe byinshi kuri ino filime Inzira y'umusaraba, nyaboneka ndakwinginze gerageza ukande subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana kandi dukomeze kugenda dusungirwa neza ino filime Inzira y'umusaraba, ko muri kubona ko ahangaha ibintu bikomeje kuba byagurana cyane kandi muri kubona ko ahangaha ibintu bikomeje kuba byakomera cyane. Ese bizagenda gute, bizarangira gute kangaha? Muri kubona ko ibintu bitoroshye kandi muri kubona yuko ino filime yacu ikomeje kugenda igera hiryoshye cyane ndetse iri kugenda igana ku musozo. Bizagenda gute kangaha? Navuga ko ahangaha bitarugenwe n'ubwoba bwamutashye ndetse afite ubwoba ko najya mu rukiko ari bwaze kuba yafungwa cyane, yuko ibyaha byose Rugemwa azi neza yuko abikoze kandi ibyaha byose bari bwaze kumurega biraza kuba byamuhama. Noneho biraza kuba byagenda bite kangaha? Ibyo Rugemwa nabyo bigiye kuba byamenyekana ndetse ibyo Rugemwa yishe imyaka myinshi ndetse ibyo Rugemwa yanze ko bimenyekana ko bigiye kuba byamenyekana byose biraza kuba byagenda bite kangaha? Navuga ko Rugemwa ibyo yahishe ndetse ibyo yanze kubwira Fabera byose biraza kuba byagaragarira mu rukiko. Noneho ibintu bigiye kuba byagenda bite kangaha? Ibintu bigiye kuryoha ndetse mugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagana ku musozo ndetse mugiye kubona ko Rugemwa agiye kuba yajyanwa muri gereza. Mbere yuko dukomeza nuragira ngo manze nkubaza akabazo gatoya cyane, nyaboneka nimba koko nawe wifuza yuko Rugemwa yafungwa ndetse niba yifuza yuko Rugemwa yakatirwa mu kwibundaganirwa ibyaha byose yakoze, ese uri kumva Rugemwa akwiye kuba yakatirwa imyaka ingahe muri gereza? Nawe ushobora kujya muri comment tukatubwira imyaka wumva wakatira Rugemwa wera umucamanza kugira ngo tweke kuko nawe wifuza yuko Rugemwa ajyanwa mu gereza ndetse nuko wifuza yuko mama Iribagiza ndetse na Iribagiza babasha kuba babona ubutabera koko muri kubona yuko ahangaho bita Iribagiza ari mu karengane gakomeye cyane. Ngira ngo bonye kwango bita Fabera yakoze ubugome bukomeye cyane ndetse Fabera yabashije kuba yaroga Iribagiza ubundi Iribagiza akaba yarabaye impumyi. Ese uri kubona Fabera nawe akwiye kuba yasigara, uri kubona Fabera akwiye kuba yasigara yidegembya hano hanze? Nimba nako ko yifuza ko Fabera yafungwa, nawe ushobora kujya muri comment tukatubwira koko nimba wumva yuko nawe Fabera akwiye kuba yafunzwa ndetse na Rugemwa akwiye kuba bajyanwa muri gereza. Nawe ushobora kujya muri comment tukatubwira kugira ngo utweke ko nawe wifuza yuko ukuri kose kujyanze kandi wifuza yuko ubutabera bugaragara ahangaha. Ko muri kubona yuko ahangaho bita Rugemwa nta keza ke kari muri kubona ko na Fabera nawe akomeje kuba yapanga imigambi mibi cyane yo kuba yagira nabi Iribagiza. Yagumvise ko ngo bita Fabera yapanze kuba yakwicara Iribagiza kugira ngo Iribagiza atazagira ikintu avuga mu rukiko. Gusa ibyo bakora byose ndetse ibyo bakwigira byose, imipango yose bapanga, ibyo bakora byose n'ubundi bapanga Imana ipangurura. Gusa mugiye kubona yuko ahangaha uwo bita Iribagiza agiye kuba yahumuka kandi Iribagiza agiye kuba yakira. Ese nakira cyose azabigenza gute? Ko twabonye ko ngo bita cyusa nawe atangiye kugenda yanga Iribagiza, ko twabonye ko cyose atangiye kugenda yereka Iribagiza ko atakimukunda. Ngira ngo muri kumva ahangaha amagambo ngo bita cyusa akomeje kugenda abwira Iribagiza, ngira ngo muri kubyumva yuko ari amagambo mabi cyane ndetse ari amagambo akomeje kugenda ababaza Iribagiza ndetse Iribagiza akibaza ikintu cyose arimo aramuza cyane. Yuko mwabonye ko Iribagiza yakomeje kugenda abaza cyose ati ese ni iki nabara gukoreye kugira ngo mbwire ayo magambo, ni iki nagukoreye ngo mbashe kuba nakikosora ko ndi kubona warahindutse, ko ndi kubona atari cyusa nari nsanzwe ngira ngo murabizi yuko ahangaho bita cyusa yasezeranyije Iribagiza akamubwira ati ikintu cyose kizaba nzakuba hafi kandi kuba utari kureba nzakubera amaso. Gusa muri kubona ahangaho bita cyusa yahindutse kandi muri kubona ahangaho bita cyusa atangiye kugenda abwira Iribagiza nawe kandi ngira ngo mwagiye mubibona kandi benshi ndabizi ko byagiye bibaza ndetse benshi mukomeje gusenga ngo Iribagiza abashe kuba yahumuka. Ese Iribagiza ahumuka? Ese nahumuka bizagenda gute? Iribagiza namara guhumuka akamenya yuko ari Fabera bikoze, noneho ibintu bizagenda gute kangaha? Mugiye kumubona ko Fabera yakoze cyane ndetse Fabera yakojeje akatsi mu ntozi, noneho kangaha ibintu bigiye kuba byajyo, kangaha ibintu bigiye kuba byahindura isura muri no filime Inzira y'umusaraba. Rero niba no kuko ufite amatsiko kandi nawe ukaba wifuza kumenya ibigiye kuba byakurikiyeho byose, gerageza ukande subscribe kugira ngo tujye tubana kandi dukomeze kugenda tuganira kuri ibi bintu by'Inzira y'umusaraba, dukomeze kugenda dusongeka byinshi muri no filime Inzira y'umusaraba. Ngeraho no kubwira abantu byinshi mwifuza kuba mwamenya byinshi kuri no filime ndetse ku bantu mwifuza kuba mwamenya handi kinigwa ndetse n'abakinnyi bayikinamo mu buzima busanzwe ukuntu babimeze, ndagira ngo babwire ko byose nzabicisha hanga ndetse benshi muzabasha kuba mwareba ibintu byose mwibaza kuri no filime Inzira y'umusaraba. Ndagira ngo nzabibagezeho kandi nzajya gusura abantu bakina no filime Inzira y'umusaraba, tubashe kuba twabaganiza, tubabaze uko ibabikina ndetse tubabaze n'uburyo bitwara mu buzima busanzwe, tugira ibibazo byinshi tubibariza. Rero nyaboneka niba ushaka kugira ngo utazacikwa, niba ushaka kugira ngo uzamenye byinshi, ndagira ngo ubashe kuba wakanda subscribe kugira ngo utazacikwa kandi umunsi nagezeyo nawe uzabashe kuba wakurikirana ikiganiro tuzagirana, tuzababaza ibibazo bigiye bitandukanye kuko muri kubona yuko ino filime yacu ikomeje kugenda iryoha cyane kandi ndabizi ko ari benshi muyikunda kandi ari benshi mwifuza kugira ngo Rugemwa ajyanwe muri gereza kandi ari benshi mwifuza kugira ngo hanga mama Iribagiza abone ubutabera. Ese bizagenda gute umunsi Nyantambara yamenye yuko Rugemwa yamucaga inyuma, umunsi Nyantambara yamenye yuko Rugemwa afite ibintu byinshi yamuhishe ndetse afite amabanga menshi yamuhishe? Ese Nyantambara azaguma kuguma ku ruhande rwa Rugemwa cyangwa Nyantambara nawe azatangira gwanye Rugemwa? Cyane yuko anga Nyirantambara aramutse agwanyije Rugemwa, navuga ko na Fabera nawe
ukuri kose kwamenyekana ndetse ibyo yahishe ndetse ibyo yanze kumenyekana byose bikabasha kuba byajyanze noneho kanga hariho uruzinge ndetse ariho ibintu bigiye kuba byajyana ndetse mugiye kubona kino filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane ndetse igiye no kuba yagana ku musozo kuri benshi mufite amatsiko rero nababwira iki ko nababwira ko anga ibintu bigiye kuryohana nuko nababwira ko anga ibintu bigiye kuba byagira bishyushye cyane ndetse ari benshi mufite amatsiko ndetse ari benshi mwifuza kugira mubone rugiye mwagize mu rukiko gusa mugiye kubona yuko noneho umuriro ugiye kwaka noneho mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byaryoha cyane cyane yuko navuge ko angaha ubita are nawe agiye kuba yatungwa cyane ndetse are ibyo ari kwikina byose ndetse ibyo ari kwikora byose amabara yose yakora ashaka kugira ngo atandukanye Emile ndetse na Anita ndagira nkubwire ko bitazigera bikunda ndetse Emile ndetse na Anita bagiye kongera guhura ndetse bakikundanira cyane cyane yuko navuga kango bita Emile agiye kuba yakira navuga ko docteur agiye kuba yavura Emile ngira ngo marabizi yuko papa wa Emile yahoze ari umudokiteri ukomeye cyane rero navuga ko angaha papa wa Emile agiye kuba yavura Emile ubundi Emile akabasha kuba yakira ubundi Emile akajya gushaka hano Anita cyane yuko navuga ko Anita yaguye muri koma navuga ko Anita ibintu bitameze neza navuga ko Anita yaguye muri koma ikomeye cyane ku buryo kuyivamo ari ibintu bizagurana cyane ese bizagenda gute ko navuga ko angaho bita are nawe akomeje gukora amabara ko navuga ko angaho bita akomeje kugenda akora ishyano hanga kwa muganga ngira ngo njye ko angaho bita are yakoze ibidakorwa ndetse ari yakoze ikintu gikomeye cyane ubwo yatungaga umuganga imbunda akamubwira ati uyu ni umugore wanjye naramuka adakize nzakwiyicira ese bizagenda gute Anita azabasha kuba yakira niba koko witeguye kuba wasengera Anita ndetse na Emile ndagira ngo ujye muri comment wandikemo amen amen kugira ngo twike ko nawe witeguye kuba wasengera Anita ndetse na Emile bakongera guhura ndetse ibintu bikagenda neza bagakira kuko muri kubona yuko anga ibintu bikomeje kuba byagorana cyane kandi muri kubona ko anga ibintu bikomeje kuba byakomera cyane muri no filime inzira y'umusaraba ese bizagenda gute bizarangira gute kanga muri kubona kino filime yacu kugenda igira iryoshye cyane kandi ibintu bikomeje kuba byagorana cyane muri ino filime inzira y'umusaraba. Yes, banyarwanda bakunzi ba sinema nyarwanda nyuma na nyuma inkuru ibaye impamo amarira n'agahinda mwatewe no kubura filime zifite ireme kandi zuje amasomo y'ubuzima bwa buri munsi tunyuramo icyo gihe muyahozwe kandi muhesha agaciro umwanya wanyu mwirebera filime y'uruhererekane yitwa Ikinyoma cy'urukundo ica ku muyoboro wa YouTube channel witwa Nabi Films 250 aho episode za mbere zamaze kugeraho zigarurira imitima ya benshi bishingiye ku nkuru y'umuyobozi w'ishuri witwa Damuru ukora amabi harimo kwemerera ubucuruzi n'ikwirakwiza ry'ibiyobyabwenge mu kigo cye abifashijwemo na animatrice witwa Nabi kandi bakaba n'inshoreke harimo ubugambanyi bukomeye nk'aho mukuru w'umugore wa Damuru abaca inyuma murumuna we kuri Damuru si ibyo gusa muzasobanukirwa neza kandi mumenye umukobwa witwa Sheila akaba n'imfura ya Damuru nyiri ikigo wigize indakoreka haba mu rugo ndetse no ku ishuri akaba umukobwa witeguye gukora icyo aricyo cyose ngo atsindire umutima w'umusore witwa Diama musaza wa Animatrice. Iyi filime igamije gufasha kwigisha sosiyete nyarwanda kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse n'indi myitwarire idahwitse abanyarwanda muri rusange. Kora subscribe kugira ngo ukomeze wige kandi uryoherwe n'ubwiza bw'ubwenge butangaje uri muri iyi filime yitwa Ikinyoma cy'urukundo ica kuri YouTube channel yitwa Nabi Films 250 umwami mukorera komeza kubera kanga navuga ko Fabiola ibintu byose byabaye ndetse ibintu byose rugiye mwabyakora navuga ko Fabiola yabaye nk'umufatanya cyaha wa rugiye urumva ko runanga no bita Fabiola nawe afite ubwoba bwo kuba yajyana na rugiye mu rukiko kuko anga Fabiola nawe afite ubwoba yuko bamujyana muri geze ubundi bakabafungana ese nawe uri kumva rugiye akwiye kuba yafungwa ese uri kumva rugiye nafungwa akwiye kuba yakatigwa imyaka ingahe nawe ushaka kujya muri comment ukabasha kuba watubwira kugira ngo utwereke ko ukomeje kudukurikirana kandi utwereke ko nawe wifuza yuko anga ibintu byose byajyaho umucyo ese bizagenda bite Anita ndetse na Emile bazongera guhura urumva ko ari ibintu bitoroshye ndetse ari ibintu bikomeye cyane kugira ngo Anita ndetse na Emile bazongere guhura kuko tubonye ibibaye ndetse tubonye ibibayeho ko ari ibintu bidasanzwe ese none biraza kuba byagenda bite gusa nimba nawe ukomeje kugira urwa ndetse nawe ukomeje kwibaza niba koko ahanga ubita Emile yabapfuye ndagira ngo maramatsiko nkubwire ko anga Emile ndetse na Anita nta kintu bari bwaze kuba babacyane ko anga aho bita Emile kamarade agiye kuba yamugira undi kamarade abashe kuba yamutabara umundi mujyane kwa muganga murabizi ko papa wa Emile ari umudokiteri ndetse ise wa Emile yahoze ari umudokiteri ukomeye cyane rero bugiye kwangwana kwangaha papa wa Emile agiye kuba yamuvuna ndetse akamuha n'imiti akabasha kuba yakira ese Emile nta kibazo abasha kuba yahura na Anita ko tubonye kwanga bita are amutwe ndetse tubonye kwanga Anita agiye atameze neza tubonye kwanga Anita agiye ameze nk'uwapfuye none biraza kuba byagenda bite kanga hamatsika akomeje kuba yabamesha cyane ko twamaje no kubona yuko anga bita rugibwa nawe akomeje kwibaza ukuntu biri
bwaze kuba byagendetse akomeje kwibaza ukuntu ahangaho bita arari bwaze kuba yabona Anita. Ngira ngo ubonye ko wa muyobozi w'umudugudu ari we wareraga Anita yabwiye arati uze kumamagara umbwira yuko wamushoje, kumamagara umbwira yuko wabishoje ngiye nk'umuntu mukuru ndaza kuba nibwira icyabaye. Ese noneho bigiye kugenda gute kanga arakoze ishyano noneho kanga akoze amahano. Ese ari nawe azabasha kuba yajyanwa muri gereza ubundi anigwe bya byose yakoze. Ese nawe uri kumva arakwiye kuba yakurikiranwa n'inzego zibishinzwe ubundi zikamonana icyakoze cy'ubwicanyi ko muri kubona kwanga bita arakoze amahano ndetse akoze amabara akomeye cyane. Twikomereje ngo maje kubona kanga iribagize hamagaye mama ngira ngo bagikwanga iribagize hamagaye mama bundi akamubwira uko byagenze akamubwira yuko yabaye impumyi. Ngira ngo ubishe kanga mama iribagize yagisagenda gakomeye ndetse akagira n'umujinya ukomeye cyane avuga ati umuntu wakuhomanyije ninde ngo umuntu wakugize impumyi ninde ngo nkwereke ikintu mukorera. Ese bizagenda bita umunsi mama iribagize yamenye yuko iribagize ahumye ndetse umunsi mama iribagize yamenye yuko iribagize kuba ari impumyi ari Fabio wabikoze ndetse ari kwa Rugemwa babigizemo ndetse akamenya yuko bashaka no kuba bakwica umwana we noneho kanga ibintu bigiye kuba byahindura isono no kuhanga ubita Rugemwa karabaka mu ndetse na Fabio kuko abyo birangiye cyane yuko ngo maje kubona ko anga Rugemwa afite ubwa ndetse Rugemwa akomeje kwibaza ikintu kiri bwaze kuba cyakurikira umunsi mama iribagiza yamenye yuko iribagiza bamugize impumyi ndetse umunsi mama iribagiza yamenye yuko bashaka kuba bakwica iribagiza. Urumva ko noneho anga ibintu bigiye kuba byajya ndetse ibintu bigiye kuba byahindura isura. Mumaje no kubona kanga bitacyusa nawe atangiye kugenda ahinduka gake gake mwa batangiye kubona kwanga cyusa atangiye kwiteretera abandi bakobwa nyuma yuko iribagiza abaye impumyi nyuma yuko iribagiza akomeje kugenda agaragaza ibimenyetso by'uko adagishoboye ndetse mu kubona kwanga iribagiza nta kintu na kimwe abasha kuba yakwikorera usibye yuko akwiye kuba yafashwe kubona kwanga bitacyusa akomeje kugenda amwihakana ndetse cyusa akomeje kugenda amujya kure. Ese noneho bigiye kuba byagenda bitacyusa ibintu ari gukora ni ibiki ko mubizi neza yuko iribagiza yabaye impande ya cyusa ndetse iribagiza yatabaye cyusa inshuro nyinshi. Ngira mwabonye kwanga iribagiza yagiye mu byago ndetse agahiga cyusa aho yari yagiye hose. Ngira mwabonye ubwo cyusa yari yarahunze ubwo cyusa yari yarashimuswe. Ngira mwabonye kwanga iribagiza yamuhize ndetse iribagiza akamwirukaho hano yose yagiye. Ngira mwabonye ko iribagiza ari no mutabaye barabicanye. Ese noneho bigiye kugenda gute ibintu byo cyusa abashije kuba yakwitura iribagiza noneho kangaha ngo bita cyusa akomeje kugenda ahinduka ndetse muri kubona ko cyusa nta keza ke ndetse muri kubona ko cyusa ari umugome mubi cyane. Ese nawe ufite ijambo rimwe wabwira cyusa ngo ujye muri comment ubashe kuba wagira ijambo umubwira dore ko ari beshi yatehaga ndetse ari beshi byabaje kubona cyusa ari kugenda ahinduka ndetse akubona cyusa ibintu ari gukora iribagiza ndabizi yuko ari beshi byabaje ndetse ari beshi mwakomeje kugenda mu mwibazaho cyane. Ndagira ngo nawe ujye muri comment ugira ijambo rimwe ubwira cyusa kugira ngo twike ko nawe wifuza yuko cyusa yahinduka kandi yifuza yuko cyusa ibyo ari byose yabire kubundi akereka iribagiza urukundo kuko muri kubona kwanga iribagiza akomeje kugenda agira agahinda gakomeye ndetse iribagiza akomeje kugenda yibaza ibintu cyusa ari kumukora kumeza kugenda yibaza ikintu yaba yarakoreye cyusa kugira ngo cyusa arakari karakagende ndetse cyusa akomeje kumwitwaraho kurira bidasanzwe. Ese noneho bigiye kuba byagenda biteka agace kagiye gukurikira noneho ari benshi mu gategereje kandi agace kagiye gukurikira ari benshi mu mfite amatsiko ndetse ari benshi muri kwibaza ukuntu bigiye kugenda ndetse ari benshi muri kwibaza uburyo Emile ibyo biraza kuba byarangira dore ko ari benshi irangiye muvuga ati Emile menya apfuye irangiye muvuga ati menya Anita apfuye gusa mu gihe kuba mwana ko noneho anga ibintu bigiye kuba byahindura isura. Ese bizagenda bite anga bita Emile naramuka avuye muri koma Emile naramuka kangutse Emile naramuka kize azakorera iki? Ariko ahanga navuga ko anga bita Emile agiye gukanguka afite umujingi udasanzwe ndetse mugiye kubura ko anga bita Emile namara gukira zeta akora gake ndetse Emile azajya kwihorera kuri Anne ndetse agiye kuba yakwereka ariko nta bintu by'imikino ndetse agiye kuba yatungurana cyane. Ese bizagenda bite? Nawe amatsiko ni menshi kandi nawe nicyo kintu ukomeje kugenda bibaza. Mbere ko dukomeza rero ngo nkwibutsa akantu gatoya cyane nyaboneka nimba utari wakana subscribe gerageza owe mu bambere uyikande kugira ngo tujye dukomeza kubana kandi dukomeze kugenda dusungikwa nese ino filime inzira y'umusaraba kuko ahanganza njye banza babwire bigiye kuba byakurikiyeho byose ndetse n'umunsi ino filime itabashije kuba yasohoka nzajya nzanga ubundi babwire impamvu itasohotse ndetse mbabwire ko tugiye no kuba twagira hano inzira y'umusaraba ibasha kuba yakira. Waba warakunze filime My Daughter nyuma yuko tuguhaye finali ya season ya mbere ubu noneho tukuzaniye filimi nukwiye kuyicikwa. Ni filime nziza cyane yitwa Uziki series. Ni filime usangamo ibyamamare byose mwakunze muri filime My Daughter nka Isabella, Muranga, Megan, David, Mudugudu, Jani, Hunter n'abandi benshi. Sabo gusa kandi kuko harimo n'abandi bashya muzabona muri iyi filime nka Mavide n'abandi benshi. Nta kindi ugomba gukora uretse kunyarukira kuri OB TV show ukabasha kuyikurikira umunsi ku wundi. Uziki ku mugabo ufite abana benshi ku bagore batandukanye bamwe akabihakana. Uziki se ku mwana w'umukobwa wahisemo kuza gukora akazi ko mu rugo kwa papa we
uzi iki ko umwana w'umukobwa bateye inda bakamuhatiriza kuyikuramo ariko akabyanga? uzi iki ko umwana wirirwa ubaza umubyeyi papa we akamwihorera? ibyo byose ni muri filimi uzi iki series, ni kuri OB TV show, ntucikwe. ibyo byaba bikunaniye njyewe ngira ngo nawe urabibonye ko ari filime nziza cyane igiye gutangira gusohoka, dore ko n'uduce twambere twamajije kuba twagera hanze. Twikomeje ngamajije kubona ko ahangaha uwo bita Isimbi atangiye kugenda amenyera ubuzima bwo mu cyaro. Isimbi atangiye kugenda amenyera kubaho mu buzima bugoye cyane ndetse mu buzima buvunye cyane atigeze abaho na mbere. Ngira ngo mwese murabizi ko Isimbi yavutse ari umwana w'umutesi. Ngira mwese murabizi ko Isimbi yavutse nta kintu na kimwe ashoboye kuba yakura usibye kurya gusa muri kubona noneho kanga Isimbi ubutesi buri kugenda bumushiramo, ndetse Isimbi atangiye kwiga gukora. Ese bizagenda gute Isimbi azabasha kuba yahahira umwana we ndetse azabasha kuba yakora ubundi abashe kuba yarera umwana we mu mahoro? Deko twamaje kubona kwanga Isimbi yanze kuba yatanga umwana we. Isimbi yanze kuba yatanga umwana we ngamuhe kwacyuza kura ko mwubanye kwanga kwacyuza bari gutanga amafaranga kugira ngo Isimbi abashe kuba yatanga umwana we. Gusa Isimbi yanze kuba yatanga umwana we. Ndabizi ko ari benshi muri gutegwa ishema na Isimbi, ndetse ari benshi Isimbi ari kugenda ashimisha bitewe n'uburyo Isimbi ari kugenda yitwara muri ino minsi, ndetse n'uburyo muri kubona ukuntu Isimbi yaretse, ndetse n'ukuntu muri kubona ko Isimbi afite gahunda ndetse afite n'imbaraga zo kuba yakora cyane kugira ngo abashe kuba yarinda umwana we. Ese bizagenda gute kangahe ibintu bikomeje kuba gorana? Bizagenda gute kanga? Twamajije kubona yuko no mama washije kuba wacumbikira Isimbi batangiye kuvuga ati umugabo wa naramukaje Isimbi ntago bizagenda neza, ndetse Isimbi bizagenda nabi. Ngira ngo bonye kwanga batangiye kugira ubwoba, ndetse batangiye no gutinya bavuga ati Isimbi nagire avahanga. Ese niki bari gutinya umugabo akora iki? Ese uri gutekereza yuko uwo mugabo w'uyu mugore yaba akora iki? Nawe ufite amatsiko menshi kandi nawe ushaka kuba wabimenya, gusa ugiye kubona ko n'agace kagiye kuza, ndetse benshi mugiye kuba mwasobanukirwa. Dukomeje no kubona kwanga bitacyusa nawe yiyemeje kuba yahigaho Isimbi yagiye, ndetse yiyemeje kuba yahiga Isimbi kugira ngo azabashe kuba yabona umwana we. Ese bizagenda gute? Noneho bizacamo bizagenda gute? Nawe amatsiko ni menshi kandi nayo icyo kikomeje kugenda bibazaho cyane, gusa ugiye kubona yuko noneho ibintu bigiye kuba byajyo, ndetse ugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagana ku musozo, dore ko ari benshi muhora mwibaza ati ino filime bizagenda gute, izarangira gute? Gusa mugiye kubona ko noneho igiye kuba yarangira, ndetse igiye no kuba yagera iryoshye cyane kuri benshi mufite amatsiko, ndetse no kuri benshi mukoza kugenda mwibaza ibibazo byinshi. Mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byahindura usana, ndetse mugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagana ku musozo. Ese none urugero ko agiye kuba yajyanwa mu rukiko arabasha kuba yatsinda? Ko twabonye yuko angaha ubwo bari bwishi, ndetse twabonye ko urugemwe amaje no gutegura abazatanga ubuhamya mu rukiko. Ese bizagenda gute kanga mama iribagiza nawe yiteguye kuba yajya kuburana rugemwe, yiteguye kuba yajya kuburana rugemwe, ndetse yiteguye kuba yashisha rugemwe muri gereza? Ese rugemwe ari bwaze kuba yafungwa? Ese rugemwe ari bwaze kuba yatanguye bwisobanuro? Nawe amatsiko ni menshi kandi nawe uri kukwibaza ibintu rugemwe ari bwaze kuba yavuga mu rukiko. Gusa ugiye kubona yuko noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byaryo, ndetse ibintu bigiye kuba byagiye biryoshye cyane kuri benshi mufite amatsiko, ndetse no kuri benshi muri kubaza ibintu bigiye kugenda. Mugiye kubona yuko noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byaryo, ndetse ibintu bigiye kuba byagiye biryoshye cyane, ndetse ibintu bigiye kuba byagiye bishyushye cyane. Dore ko twamaje no kubona kwanga bita Aneta ajyanywe kwa muganga. Ese Aneta ari bwaze kubasha gukira? Ese Emile ari bwaze kubasha gukira? Nawe nicyo kintu usigaye kwibaza, ndetse benshi musigaye mufite ubwa muri muzi ngo Kamara, ndetse muzi ngo Emile ndetse na Aneta bapfuye. Gusa mubonye yuko ahangaha ibintu bitoroshye, mubonye yuko kwanga bita Emile asigaye aryamye. Gusa twamaje no kubona kwanga bita Kamara nawe ari gushaka ahantu Emile yagiye, ari gushaka Emile ndetse na Aneta kugira ngo abashe kuba yabatabara. Ese bizigiye kuba byagenda gute? Kamara ari bwaze kuba yabona Emirunda abashe kuba yatabara Emile? Nawe amatsiko ni menshi kandi nawe nicyo kintu kugenda bibazaho cyane. Gusa ugiye kubona ko noneho ibintu bigiye kuba byaryoha. Mbabwira ati ni iranganshoje ko mbere yuko nsoza ndagira ngo manze nkwisabira akantu gatoya cyane. Nyaboneka nimba utari wakana subscribe, ugerageza ukane subscribe kugira ngo tujye tubana kandi dukomeze kugenda dusubirwa neza indo filime ziri gusa. Kuko nta kindi kintu ngusaba usibye ukana subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda twiganira kandi tugikomeza kugenda twibana muri ino filime inzira. Musaba ko ni benshi mama mufite amatsiko, ndetse ni benshi mama muri kubaza ibibazo byinshi gusanga ndakeka mugiye gusobanukirwa, ndetse agace kagiye kuzana kagiye kuza ari umuntu, ndetse ibyo benshi mukomeje kugenda mwibaza, ndetse n'ibyo benshi mufite amatsiko ari bwaze kuba yashaka kumugiye kubona yuko ahangaha ibintu bigiye kubamo ari ibintu bidasanzwe cyane. Babwira ati ni nanganshoreje njye mwabanye kuri mikoro nyita Tiki Blaze, ndabakunda cyane kandi mboza ku